Kuri Gicuba aho uyu muhanda ushamikiye ni ku muhanda mugari Musanze Kigali. Iyo uhageze uhasanga abacirikanwa n'abatwara abagenzi kuri moto berekeza mu bice bitandukanye bigana kuri Janja, ndetse n'umubare munini w'abazanwa kuri moto kuko aricyo kinyabiziga cyifashishwa cyane. Aha uwitwa Uwimana Damascene wari uvuye i Kigali atashye mu murenge wa Cyabingo yahisemo gukora urugendo rw'isaha imwe n'igice n'amaguru bitewe n'amafaranga y'ikiguzi cya moto avuga ko ari menshi. Ariko moto ku buryo iyo ubu itatinya kuguca amafaranga 2,500 ugasanga rero ayo mafaranga ni menshi, bigatuma nawe wemera kuvunika kuko moto niba iguciye amafaranga nk'ayo kuva i Kigali bituma rero nawe wiyemeza ukavuga uti reka ngende n'amaguru. Ikibazo cy'ingendo kandi kigaragazwa n'abakozi ku bitaro bya Gatonde, aho bagaragaza ko mu kwezi bashobora gukoresha amafaranga agera ku 50,000 bataye Musanze. Birahenze byiterwa wenda n'uburyo umuntu ategamo moto. Hari aho ushobora kuhagenda n'amaguru, hari aho atega moto buri gihe ushobora gutanga nka 50 ku kwezi. Ni menshi ubwo twaba twifuza ko tubonye imodoka yagabanuka. Twigeze no kwihuza ngo turebe niba twashaka iri privé, ariko kugeza ubu ntago byari byakunda kuko ni benshi bakeneye kuba bataha Musanze. Abaturage bavuga ko muri uwo muhanda Gicuba Janja hahoze imodoka zitwara abagenzi, ikiguzi cy'urugendo ngo kikaba cyarazamuwe nuko nta modoka zibatwara zongeye kugarukamo umaze kwangirika, bakifuza ko zagarurwa ingendo zikoroha kuko umuhanda ubu ari nyabagendwa. Kuva Musanze uja Janja ni 5,000, uja ku bitaro bya Gatonde ni 5,000. Ayo mafaranga ni menshi. Badushiramo imodoka byibuze ntago yarenga amafaranga 1,500. Urukumva yabakatutse cyane, kandi uyu muhanda uragendwa cyane. Murumva kuri paruwasi Gatonde hari amashuri, hariyo paruwasi, ibitaro bya Gatonde, muno mo hagati harimo udusantere twinshi. Mudukoreye ubuvugizi bashiramo imodoka cyane kwa siteri cyangwa retiko, byibuze wenda imodoka zingahe nibyo byaba byiza. Tukaba twifuza imodoka ihoraho kugira ngo tujye tubona déplacement itaduhenze kandi bikadufasha kwihuta tugiye mu kazi. Irenze imwe byadufasha kwihuta kurushaho. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke Nizeyimana Jean Marie Vianney avuga ko kuba nta modoka zitwara abagenzi muri uyu muhanda ari ikibazo kiri mu nzira yo gukemuka. Twatangiye imishyikirano ubu ngubu tuvugana, twaganiye na kampani ya Ritiko muzi namwe isanzwe twara abagenzi. Ubu rero ikigezweho nuko tumaze kuvugana mu cyumweru gitaha dutekereza ko mu biganiro twagiranye bazabanza kuza gusura umuhanda kugira ngo barebe ukomeze, nibwo tuzatangira gutangariza abaturage ibyo twumvikanye. Ariko icy'ingenzi twabwira abaturage kugeza ubu ngubu nuko biri mu nzira nziza, kuko byanga bikunda hari ahantu hagomba kubonekamo imodoka zitwara abagenzi, kuko ntago umuhanda wabugiyeho kuriya ngo utorohereza abaturage mu ngendo bakora. Ubuyobozi bw'akarere kandi buvuga ko buri gukorera ubuvugizi icyifuzo cy'abaturage ku muhanda Gicuba Janja washyirwamo kaburimbo. Ni umuhanda ureshya na kilometero 23 wamaze gutunganywa washyirwamo laterite, ukaba unyuze mu mirenge 5 y'akarere ka Gakenke. Patience Ishimwe mu karere ka Gakenke.